yabaje kuko niho hari ikibazo cye avuze ati ko nizeye ariko ko nkicumura nzajya mu ijuru. Niba yarizeye azajya mu ijuru. Ariko hari abantu bakuze ku rwego bo batagicumura cyangwa 40 cyangwa no, we ahora yuzuye 100% nk'uko Yesu ari. Uko niko mwuka wacu ari ku bantu bakiriye Yesu, bakiriye agakiza. Rero uko wiga ijambo ry'Imana sibyo usenga niko no mu bugingo hawe naho hagira imbaraga nk'izo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Turashimana kubwo buzima twahawe muri Kristo. Twishimiye kongera kubana namwe kuri Grace Abanzu TV, channel yanyu mukunda cyane ibagezaho ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Turi kumwe na Manase nanone no mugisha ukomeye kubana nawe Manase. Murakoze cyane. Turakwakiriye rwose. Murakoze. Uyu munsi ntago ndi bukugore, hari ikisubizo nshaka kutanga cyangwa se ubwo ni ikibazo cyabajwe ndagira ngo ugisubize. Cyabajwe n'umuvandimwe umwe muri comment, abantu barayibonye ngira ngo yarabaje ngo mbese umuntu yizera ariko agakora ibicumuro azajya mu ijuru. So urumva ni ikibazo rero n'abandi bantu benshi baba bafite. Ubwo turaza no kumenya kwanza umuntu wizera ashobora gukora ibicumuro. Hari no ko numvise abantu bamwe banatandukanye ibyaha n'ibicumuro. Ndagira ngo dutwarire muri uwo muco. Ngira ngo urakoze, reka tubiganireho. Icyo ni ikibazo cyiza abantu benshi bibaza, ku buryo umuntu wizeye iyo abonye akoze icyaha atangira gushidikanya niba koko afite agakiza cyangwa yaranizeye koko. Yego. Rero ni ikibazo numva cyiza ndetse kibazwa n'abantu benshi. Ni ikibazo kibazwa n'abantu benshi, ibintu bijyanye n'icyaha n'ibicumuro. Ibyaha ni ibintu umuntu akora ari bibi, yishe amategeko, ari unconscious, mbese atabizi, atarazi amategeko. Noneho ibicumuro ni ukuba waruzi amategeko ariko warangiza ukabirengaho ukayica, ugakora icyaha. Ni ukuvuga ngo hari igihe ntabwo mbyumvise neza. Ibyaha wisha amategeko. Hari a conscious sinner and unconscious sinner. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu, hari abantu batakuriye mu rusengero. Yego. Ashobora gukora ibyaha azi nta mategeko azi. Ariko hari abantu bakuriye baba mu nsengero bakora ibyaha kandi bazi n'amategeko, bakayarengaho bakabikora. Abo baba bacumura. Uriya utarakira agakiza nakora ibyaha, ariko abakora ibyaha kubera yuko we ntiyagize gahunda ntiyagize amahirwe yo kumenya iby'amategeko. Cyangwa se n'ababayeho mbere Yesu nako amategeko 10 ataratangwa. Nabo bakoraga ibyaha ndetse baranapfaga. Ku bihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko bakabikora nta mategeko bazi, sibyo? Amategeko aje yaziye kugira ngo barusheho kubona yuko ari abanyabyaha. Yarushijeho mbese n'indorerwamo yarushijeho kubereka icyo bari cyo. Urumva? Rero ariko reka twinjire mu kibazo nyirizina yabajije. Icyo yabajije gato cyane. Ababikoze baza amategeko, abo nibo baba bacumuye. Baba bacumuye amategeko. Abayazi bakayica. Abayazi bakayica baba bacumuye. Hanyuma abatayazi bakoze ibyaha. Baba bakoze ibyaha. Ubwo icyaha n'amategeko hakomeye iki? Icyaha byose birangana, byose ni bimwe. Ahubwo wenda itandukaniro ni umuntu n'urimo ubikora. Byose imbere y'Imana birangana, ni bimwe. Komeza rero usubize uyu muvandimwe baza ati niba narizeye ariko nkaba nacumuye, mu yandi magambo namenye amategeko, none nayishe, nzajya mu ijuru.
Okay, reka tubanze rero turebe umuntu iyo yizeye cyangwa se iyo yakiriye agakiza haba habaye iki, ni iki kiba? Yego. Kuko Bibiliya iratubwira ngo abari muri Kristo Yesu ngo nta teka bazacirwaho, ngo byose hasome kugira ngo tutabivuga mu magambo yacu. Aho si mu Baroma 8 cyangwa ni abari mu kabiri rw'Abakorinto 5:17 cyangwa na 18. Okay, nengeye murongo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abakorinto 2:5 yego. 17 haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Dore byose biba bihindutse bishya. Twibuka igitekerezo kiri muri Yohana 3. Nikodemu abaza Yesu amubwira ati, yaje nijoro. Nikodemu yari umuntu w'umuyobozi w'umufarisayo uz'amategeko, aza nijoro kubera yuko ntago bashakaga ko abayuda bababona cyangwa abafarisayo babona umuntu uza muri meetings cyangwa se aho Yesu yigishaga. Yego. Noneho yizira nijoro. Aramubwira ati, bigaragara yuko nta wakora ibi bikorwa ukora ataravuye ku Mana. Noneho akibaza ikibazo Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko utabyawe n'amazi n'umwuka atabona ubwami bw'Imana. Murongo wa 3 Yesu abaza kuvuga yego bwa kabiri. Ku murongo usome wa 3 Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Urakoze. Nikodemu aramubaza ati, umuntu se yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka? Urumva? Niho Yesu rero hepfo yamubwiye ati, utabyawe n'amazi n'umwuka ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubundi twebwe ku bwa kavukire twavukanye kamere muntu. Yego. Tuvukana kamere y'umuntu, kamere y'icyaha. Noneho kuvuka ubwa kabiri Yesu yavugaga ni kwakira nyine agakiza. Iyo wakiriye Yesu kubwo kwizera, wemeye Yesu, ikintu kiba, ikintu gihita kiba. Mwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana, the Spirit of God, araza agatura muri wowe. Yego. Noneho icyo gihe mu Bakolosayi barabivuga, ubundi umuntu aba afite ibice bimugize bitatu. Hari igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo, yego, n'igice cy'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu acyakira Yesu, umwuka wera cyangwa se the Spirit of God, umwuka w'Imana, Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Uwo muntu aba afite ubugingo buhoraho, sibyo? Ariko mu bijyanye na experience cyangwa se imyitwarire n'imibereho mw'isi, aba akiri umwana. Ariko muri spirit ye, mu mwuka we, aba yuzuye 100%. Ni ukuvuga ngo nk'uko Yesu ari, niko mu mwuka, niko natwe tuba ture uwo muntu wakiriye agakiza, sibyo? Niko aba ameze in his or her spirit, mu mwuka we, aba yuzuye 100% in the spirit. Ariko muri soul cyangwa se mu bugingo, ubugingo ubundi bigizwe na mind yacu, intekerezo zacu, amarangamutima, ibyo bintu byose. Ibyo biba bikiri iby'umubiri. Kuko uwo muntu nubwo yakiriye agakiza, uwo muntu afite ubugingo buhoraho, sibyo? Ariko aracyari umwana muri soul cyangwa se mu bugingo bwe. Ku buryo n'ibyaha abakibigwamo, abakibikora, ariko hari ikintu kiba cyarahindutse muri we. Aba yaranejejwe, aba yarahindutse.
akanezezwa n'ibyo gukiranuka. Ariko mu migenzereze ye n'imibereho ye uwo muntu aba akigaragaraho ibyaha. Imbere y'Imana uwo muntu we ni saint cyangwa se n'umutagatifu, ni umwera n'umuziranenge, sibyo? Ariko mu mibereho ye yo mu isi uwo muntu aba agikora ibyaha, sibyo? Ariko uko agenda akura in soul, kubera yuko hari ibintu tugizwe n'ibyo bintu bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibyo bintu hari amagambo avuga ngo majority wins. Iyo wakiriye Yesu ufite mwuka wera, ufite umwuka w'Imana aruzuye 100%, ariko ukaba ukiyoborwa mu bugingo bwawe, sibyo? Ukaba utiga ijambo ry'Imana ngo usenge, sibyo? Imyitwarire yawe izaba isa n'iy'umuntu utarakijijwe. Ariko iyo utangiye kwiga ijambo ry'Imana unasenga, nibwo uba urimo ukura in your spirit, muri soul yawe. Ni ukuvuga rero ngo spirit yawe cyangwa se mwuka wera uri muri wowe, sibyo? Uhora ari muri gahunda y'ubushake bw'Imana 100%. Nta gihe mbese mwuka yaba ari kuri 50% cyangwa 40 cyangwa no, we ahora yuzuye 100%, nk'uko Yesu ari. Uko niko mwuka wacu ari ku bantu bakiriye Yesu, bakiriye agakiza. Rero uko wiga ijambo ry'Imana, sibyo? Usenga, niko no mu bugingo hawe naho hagira imbaraga nk'izo mu mwuka hawe. Noneho hagira imbaraga zingana nko mu mwuka, ariko ibyo biterwa n'igihe umaze ugendana n'Imana, wiga iby'Imana no gusenga, sibyo? Bituma muri soul yawe cyangwa se mu bugingo hawe hagira imbaraga z'ubumana. Yego. Ibyo bigatangira gutegeka umubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri wo navuga ko ari nk'igikoresho. Umubiri we iyo umwuka wera, mu mwuka hawe no mu bugingo hawe hahamanye, umubiri wawe ukurikira gukora ibikorwa by'ubumana. Niba mbyumva neza, buretse nsoze iyo ngiyo, ni ukuvuga ngo iyo mu mwuka wawe, kuko ho ntiyahindagurika, hakiri kwa kundi, ariko mu bugingo bwawe cyangwa muri soul yawe hakaba hakiri hasi hatagaburirwa iby'Imana, ari ry'ijambo ry'Imana no gusenga. Yego. Imyitwarire yawe n'ibikorwa byawe mu bakubona ntabwo bazagutandukanya n'umupagani cyangwa se n'umuntu utarizeye. Ni ukuvuga ngo iyo mirimo, ibyo bikorwa byawe aba ari ibikorwa bibi by'ibyaha. Uwo muntu se apfuye afite ubugingo, uwo muntu iyo apfuye aba afite ubugingo buhoraho. Amen. Ariko uwo muntu aba ateje ikibazo mu isi cy'abamureba, ntabwo baryohewe n'ubwiza bw'ubumana bukwiye kugaragara mu muntu wahindutse, mu mwizera. Rero muri make icyo wenda nasa n'usorezaho nsubiza icyuriya muntu, niba uwo muntu koko yarizeye Imana koko akakira ubutumwa bwiza, akaba yarakiriye Yesu, ni icyaremwe gishya, yarahindutse. Urumva? Yarahindutse, afite n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero
iyo myitwarire ye yo kugaragaraho ibicumuro cyangwa se ibyaha ni ikigaragaza yuko umuntu atarakura akiri umwana mu nzira ye yo kwizera. Yego, turimo turagana ku musozo, ariko reka mvuge ibintu nk'uko nabyumvise, mbarizemo n'akabazo gatoya. Yego. Icya mbere, numvise ko umuntu mu mwuka we aba ari umwera nk'uko Imana yera y'ubwayo cyane, kandi ho ntihahindagurika. Numvise ko mu bugingo bwe akuzwa no kumva ijambo ry'Imana no gusenga cyane, nibyo uvuze. yego. Hanyuma umwuka we n'ubugingo bwe iyo bimaze kugira gufatana, wavuze majority wins, sinzi ijambo wakoresheje. Nibyo. Aha, bigaganza umubiri ugakora ibikorwa byo gukiranuka, umubiri ugatangira nawo gukurikira iby'umwuka n'ubugingo bukora cyane. Ariko si ikibazo cyanjye, bijya bibaho ko abantu rwose baba bera mu mubiri, kuko muri ibyo bice bitatu hari umuntu ushobora gukura muri solo ye kugera igihe no mu mubiri rwose aba umwere. Soul ntabwo yagera 100% nk'uko spirit cyangwa se mu mwuka wacu ho hahora, ntabwo hafluctuating, ntabwo ho hacikagurika, ho ntihahinduka, harera, byararangiye. Rero muri soul cyangwa se mu bugingo, niyo mpamvu Pawulo mu gice cy'umunani cy'Abaroma, sibyo, avuga ngo tube spiritually renewed, duhinduke mu buryo bw'umwuka, sibyo. Ubundi niyo ntambara yo kwizera. Urumva, kwizera se wizera iki? Wizera ijambo ry'Imana, kuko niryo rihamanya, ritubwira, riduhamagarira kumenya abo turi bo in our spirit, cyangwa se mu mwuka hacu. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga rero ngo uwo muntu, ibi bintu ari Bibiliya, ari isezerano rya kera, ari n'irishya, rirabisobanura. Nko muri Zaburi 91 umurongo wa mbere, haravuga ngo uba mu bwisho bwisumba byose. Exactly. Urumva, uba mu bwihisho, uwo muntu mbese dusabwa to dwell. Hari ijambo dwelling, no gukomeza kuba, no gukomeza kuba muri ubwo bwisho. Wahasoma umurongo wa mbere, Zaburi ya kangahe? 91. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere, cyangwa se utaranahagera na Yohana 15 umurongo wa 4. ho nari nahageze, reka mbanze masome. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Yego. Urumva, hari ijambo bita guhama, cyangwa se to continue to stay, gukomeza, sibyo, gukomeza kuba. Yesu rero akavuga muri Yohana 15 ati ndi umuzabibu ukuri, namwe muri amashami. Ngo ishami rikomeza kuba mu muzabibu ryera imbuto, sibyo. Nta kindi rero, nta kindi gituma izo mbuto zo gukiranuka zirushaho kuganza. Urumva, nta kindi kibizana, ni ukubana n'Imana mu ijambo ryayo, mu gusenga, mu kubana n'abantu b'Imana, no gusenga. Nibwo ibyo bintu, ubwo nibwo tuba tugaburira mu bugingo hacu. Ni nabwo turushaho kugenda tugira imbaraga zinesha umubiri wo ugakurikira. Iyo ibyo bitabayeho, sibyo, iyo ibyo bitabayeho, ukomeza gukora ibikorwa bibi bigaragara nk'iby'umuntu utarahindutse, kandi mu by'ukuri uba warahindutse ndetse warabaye icyaremwe gishya nk'uko Bibiliya ibivuze. Hari umuntu duherutse kwakira hano muri studio zacu, yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo ibibazo bya Bibiliya ngo ntabwo bisubirishwa yes cyangwa no.
bavuga ko biba bikeneye gusobanurwa yego bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ariko ndumva nshaka ko hari ahantu usubiza yes cyangwa no. Umuntu ashobora kugera ku rwego mu mubiri we atagikora bya bindi twatangiriwe byitwa ibyaha cyangwa ibicumuro, akiri hano ku isi yambaye uyu mubiri rwose uyu wacu nk'uyu nambaye none. mu maso yande, Ndavuga imbere y'abantu mu mubiri ukaba utari umuntu utagicumura nk'uko umuvandimwe yabaje, kuko niho hari ikibazo cye. Avuze ati ko nizeye ariko ko nkicumura nzajya mu ijuru. niba yarizeye azajya mu ijuru. Ariko hari abantu bakuze ku rwego bo batagicumura. Oya, ntabwo nzi uko abo bantu bahari, sibyo? Birashoboka, ariko ntabwo abo bantu bazi. Ariko birashoboka ariko biragoye. Birashoboka, urumva, mbese kugira ngo tube 100% muri soul, nk'uko mu mwuka muri spirit turi 100%, biragoye. Njye ndimo nshaka kuvuga ngo ntibishoboka. Ahubwo uzi impamvu numva nshaka kuvuga ngo ntibishoboka? Numva bibaye bishoboka hari abantu bashobora gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Oya, ariko ntabwo bivuze yuko yaba atsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Umuntu ashobora kuba perfect mu bijyanye n'amategeko, uyu mubiri akawutegeka ikintu cyose Imana ishaka. Ngira ngo icyo twaganiriye ntabwo twaganiriye ku muntu ubikora muri we, muri kamere ye, ahubwo abikora ku bwa mwuka we. Ntabwo ari ubyishoboza. Ako nako ndakumvise kangare no kunyigisha wigishije mbere. Ntabwo ari we, ahubwo ni mwuka wera, sibyo? Cyokora uwo muntu ashoboye kujyana akayoborwa na mwuka wera, uwo muntu yakwera imbuto nyinshi cyane, kuko agumanye na Yesu, agumye mu Mana. Nk'uko Yesu yavuze ati, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, muzera imbuto nyinshi. So dusoza, uyu muvandimwe ubaza ngo ko nizeye nkaba nkicumura nzajya mu ijuru, igisubizo ni yes. Ni yego, uzajyayo niba koko warizeye. Azajyayo. Amen. Ndumva twasohoye ikiganiro kuko igisubizo ni igisubizo ubundi twashakaga. Imana iguhe umugisha. Urakoze.